umeze neza cyane umeze muri bantu banjye mumeze neza kugira ngo rero murabizi ibyacu ni ibiryoshye turi kurebera hamwe rero kuri video y'ejo bundi handitseho comment cyane ariko yewe haramuze ibintu bitandukanye ukazamu uvuga ngo ntabwo bishoboka ko wenda ngo umugabo ashobora kuba we yagira amakosa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina rero hari igihe mba numva nyine nkumva sinzi impamvu nyine ahari abantu baba batabyiyumvisha neza sibyo kuko buriya akenshi hari igihe usanga nk'umugabo hari ibintu adakora kandi ibyo bintu adakora byakabaye abikora sibyo utanambwira n'impamvu n'imwe yatumye atabikora kuko buriya akenshi umugabo aba agomba kuba ari ready sibyo ari ready kugira ngo umugore yishime buriya inshuro nyinshi ntago umugore ajya abigiramo uruhare rukomeye cyane kugira ngo umugabo yishime ahubwo umugabo niwe utuma burya inshuro nyinshi yakoresha umugore ni ukuvuga ngo wowe ukoresha amarangamutima y'umugore afite ukamukoresha agatuma wishima kandi nawe ugakora uko ushoboye kugira ngo umunezeze ntabwo rero ujya kuvuga ngo umugabo wanjye ngo umugore wanjye ngo azi ngo nayishima azishima ngo natishima azabireka hariho umugabo wabimbwiye ati nta kazi ndetse niba atakubwiye ko yishima ukumva wakora iki so rero insanganyamatsiko y'uyu munsi turi kugira ngo turebere hamwe ku cyakorwa kugira ngo buri muntu wese yishime tugendeye kuri izi comment mwagiye mwandika sibyo ni ukuvuga ngo usanga nk'umugore aba akwiriye kumenya ngo ndategura igitsina cyanjye sibyo igitsina cyawe rero umugore kugira ngo agitegure ni ukuba yakarabye afite isuku buriya iyo ufite isuku umugabo aza yumva yishimye abikora anezerewe aba yumva nta cyakuruta murabizi mwa bagore mwe ni ukuvuga ngo rero usanga umugabo nyine aba yakwishimiye ndetse ukamwitegura ikindi kandi abagore benshi bazi yuko kwitera ibirungo ari ukwitera ibirungo kuko ngo ngiye mu muhanda kwitera ibirungo ntabwo ari ibyo mu muhanda gusa ahubwo kwitera ibirungo no mu rugo uba ugomba kubyitera ahubwo naho uba ukwiriye kwitaho ugakora umusatsi wawe neza ukisiga umugabo yakubona akabona yuko koko ushamaje ariko mu gihe bikunanira bikakuganza ukumva yuko ibyo bintu bitakureba nta n'icyo binamaze mu buzima bwawe uzajya umenya yuko burya uri muri mayinasi sibyo uri muri mayinasi yo kuba watakaza umugabo nibyo tuvuga gutakaza umugabo rero tujye tuvuga ngo umugabo amutakaza mu buhe buryo sibyo ntabwo umugabo n'igihe umugabo agenda ariko muri kumwe mubana ariko uzajya ubona ko hari byinshi byamuhindutseho buriya umugabo ajya gutera iya mbere hari igihe atera iya mbere kubw'umubabaro avuga ati ngiye hari icyo ntabona ushobora no kuba sex uyikora neza ariko umubiri wawe utawitaho sibyo buriya mu bintu bishimisha abagabo nabyo bibamo so rero urumva umugore aba agomba kwitaho muri ubwo buryo byaba mu myambarire byaba no mu isuku yo ku mubiri ndetse no kwitaho kuri makiyaje ubundi abagore tujya dukunda kuvuga ngo ni ururabyo rwuhirirwa ariko kandi rukanatoha sibyo ni ukuvuga ngo niba uri umugore ukaba noneho deja hariho n'abagore tuvuge wenda hariho abagore usanga wenda bafite akazi ariko wasanga bafite akazi nyine ukumva ko kubona akazi nyine urabyumva kubona umwanya n'ibiki byose ariko ugasanga nk'umugore yirwa mu rugo ariko ugasanga isaha y'umugabo irageze yo gutaha ataroga atarisiga ataratunganya abana nta kintu na kimwe mbese nyine umugabo akumirwa ibyo bintu rero nta mugabo wabibamo igihe kinini abivamo
abivamo rwose akigendera. Ni ukuvuga ngo biba bisaba kugira ngo ukore uko ushoboye umugabo wawe agira ate aryoherwe n'ubuzima. Akazi kanyu ndababwira njyewe nshobora kunanira ariko hari ikintu kimwe nababwiye neza nababwira ati njyewe nshobora kukugira inama wenda ngiye nkaba nta n'ibyo nanabasha ariko kubera ko nzi ko ibyo bintu biba bikenewe nkabikubwira wowe ubishoboye ukabikora. Ariko kandi njyewe mubyibuke ko sindagira sindashaka umugabo nimushaka ubwo wenda hari igihe nzabikora. So rero icyo ni cyo cya mbere, reka twere kujya mu mashyengo yanjye murabizi ko mvuga menshi. Icyo ni cyo cya mbere uba ugomba gukora mu gihe umugabo cyangwa se umugabo wawe agiye gutaha. Umugabo nawe ni ukuri mugerageze kwiyitaho, mugerageze kuba abagabo nyabagabo, mbese nyine abagabo b'urugo sibyo? Abagabo beza, abagabo b'igikundiro, umugabo wita ku nshingano ziwe, ndetse iyo tuvuga inshingano tugaruka cyane mu buriri, twebwe ko nibyo turebaho cyane. Kuko simpamya ko wakenera gushaka kurongora umugore utamuhaye, bibaho se? Utamwishyuriye inzu arimo, bibaho se? Abana baba birukanye ku ishuri, ntabwo bibaho. Kereka iyo tuvuge wenda nk'umwana bashobora kumwirukana ku ishuri kubw'impamvu runaka, aho ngaho ho muyiziranyeho n'umugore we ntacyo biba bitwaye. Ariko mu gihe babirukanye amafaranga uyafite wayaryamiye, aho sinagushyigikira, ibyo ubimenye. Ikindi kandi mugabo wowe mu buriri, ibyo byose niba wabirangije mu buriri uba ugomba kwitwararika. Ese umugore wanjye yishimye? Ibyo bintu njye mbisubiramo inshuro 200. Yishimye? Byagenze neza se? Yanyuzwe se? Yageze ku byifuzo bye se? Ibyo byose ukabyibaza, wamara kubyibaza ukabifatira igisubizo. Ariko niba uzi yuko ushobora kuba uri ntibindeba, wagira ngo nta kintu bikurebaho, wagira ngo ntuzi ibyo urimo, ibyo bintu bizakugora sibyo? Ibyo bintu bizakugora, ibyo bintu bizatuma umuntu ahora agutekerezaho yibaza ngo bimeze bite. Niyo mpamvu rero buriya uko byagenda kose mu buzima bwose bubaho habamo gucanganyikisha ubwonko, gutekereza cyane, mbese nyine gukora ibintu bigiye nyine bitandukanye. Challenge mu buzima iba ikenewe kugira ngo umuntu niba agusize kuri i ejo azasanga uzi na u, ejo bundi asanga uzi na o. Niko umugore n'umugabo babana, niko umugore akwiriye kwigira ku mugabo. Rega buriya reka nkubwire, gushaka ntabwo ari ibisubizo nk'uko abantu benshi bakunda kubivuga. Nubwo aba atari ibibazo ariko nabwo ntabwo uba ugiye kudamarara ngo uvuge ngo wageze mu bisubizo, ahubwo gushaka uba ugiye mu ishuri rindi rya kabiri. Kandi ntabwo ari ku mugore gusa, si no ku mugabo gusa. Nk'ubu ngubu njye niba ndi umusiribateri ndifata nkavuga ati ndagiye nkagenda, ndifata nkavuga ati ndaryama ntanakarabye nkaryama. Ariko niba uri umugabo cyangwa se uri umugore, ibyo bintu wabikora? Ubwo uwo mugore wawe ntabwo waba umukunda, ntabwo waba umwubaha, nta nubwo waba unamuzirikana. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kugenda ubwira umugore ati ngiye ndashaka kugenda, aha n'igihe nubwo akubaza ati urashaka kujya he, ukahamusobanurira, yakumva bitanakunda akavuga ati sheri njye numva bitandimo, akakubuza da. Kandi burya ntabwo aba ari ukwiyemera, ahubwo burya aba ari ngombwa yuko abona ko nyine bimeze gutyo. So rero tujye tugerageza tubwizanye ukuri kandi tube abantu b'abashishozi. Njyewe inshuro nyinshi nkunda kubabwira ngo niba waravuye mu rugo ukavuga ati ngiye mfashe umwanzuro wo gushaka, hari benshi byananiye. Njyewe uriya muntu wananiwe gushaka kandi atari kubw'inshingano zo kuvuga ngo wenda ngo ni umupadiri ni ibiki, bamubonamo ibintu byinshi. Wowe rero wagize amahirwe yo kuba warabishoboye, gerageza ubijyemo. Ubundi ikintu njye nkunda umuntu ujya mu kintu n'umutima n'amaboko n'igihimba n'ijosi, mbese ibintu byose bikaba biri muri icyo kintu, apana kumera nk'aho wazanye akaguru kamwe akandi ukagashyira ihigiriye. Ibyo ntabwo aba ari sawa. Rero mujye mugerageza niba winjiye mu kintu ukinjiremo. Niyo mpamvu rero uba ugomba kurongora umugore wawe neza, ukamenya ko yarangije, ndetse n'umugore akakunezeza akamenya ko wishimye. Umugabo akazajya ahora yumva ko sex yawe ari iryoshye
kurusha iz'abandi. So rero murabizi ndabakunda, njyewe kandi mbahoza ku mutima.